Dukomeje tuganira ku gitabo amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Uko nakijijwe n'ukwizera. Aya ni amagambo yamfashije nakira agakiza, nkabanyasangiza abantu kugira ngo nabo abafashe kugira ngo barenge imisozi yabo bashobora kuba barimo kuri ubu n'ibihe bizaza. Reka turebe rero, uyu munsi tugiye kureba impamvu abantu batizera Imana. Kuki abantu batizera Imana? Reka tubirebe. Kuki abantu batizera Imana? Imana iguha isezerano, Imana ikakwereka ibintu, ariko abantu bakanga, ntibizere, bakagira urujijo, bakavuga bati ese ibintu Imana ko bitubwiye kuki bitari kuba? Abantu ntibizera Imana yabo no mu bihe bikomeye. Mu bihe bikomeye ntibizera yewe n'urukundo rw'Imana. Ntibizera ubwiza bw'Imana yagiye yereka, ahubwo hari n'igihe batizera ko Imana ibaho, bagatangira kubaza ibibazo, bakibaza ese Imana ibaho? Niba Imana ibaho, kuki ndi kunyura muri ibigeragezo? Kuki ibi bintu binkomereye? Ese Imana ibaho? Bakibaza gutyo. Niba ibaho, kuki ndi guhura n'ibibazo? Ibi ni ibibazo bitwereka ko iyo umuntu ari mu bihe bikomeye, we aba yumva ko yagombye gutabona igisubizo uwo mwanya, agatangira kwibaza ibibazo, akavuga ati Mana uri he? Ubaho? Niba uriho, ngwino unkize ibibazo ndimo ubu ngubu nonaha. Niko abantu baba batekereza. Reka turebe rero igitera ibi bintu kugira ngo abantu batangire kutizera Imana, kubera ko badahise basubizwa uwo mwanya kubyo bifuza. Ikintu abantu batibuka cyane, Imana yaguhaye isezerano. Iyo Imana yaguhaye isezerano, ugomba kubyumva ugategereza. Imana ntabwo ikwereka ibintu uyu munsi ngo bite biba, bifata igihe. Ugomba gutegereza iryo sezerano ry'Imana ukaryibuka, kuko twebwe tutatureba mu maso ya muntu, twumva ko ibyo bintu byahise biba uwo mwanya, aho kugira ngo dutegereze turebe icyo Imana yatubwiye ko kizasoza. Kuko wibuke, Imana iyo iguhaye isezerano iguha n'ikimenyetso. Imana iguha ikimenyetso buri gihe. Iguha ikimenyetso. Icyo kimenyetso Imana ikora ku buryo ukibona, urakibona n'amaso yawe. Warangiza kukibona, rya sezerano urarifite, cya kimenyetso uragifite, ariko kwihangana no gutegereza bikananirana, bikatunanira, tugatangira kwibaza tuti Mana uri he? Niba ibi bintu biri kumbaho uyu munsi, bya bintu wambwiye ko bitari kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ya kamere muntu ihita ituma twibagirwa bya sezerano, bya bimenyetso twabonye, ariko umuntu wihanganye akomeza kwihangana, bya sezerano rirasoza, kuko wabonye cya kimenyetso ukavuga ati okay, reka nihangane nkomeze nshinyirize kugeza igihe iri sezerano Imana yanyeretse ubwayo rizasoza. Nibwo rero uzatangira kumva abantu bavuga ngo ibi bibazo n'ibi, Mana ese niba uri mwiza, niba Imana ari nziza, kuki abantu bahura n'amakuba? Niba Imana ari nziza, bazavuga kwibaza bati Imana se niba ari nziza, niba ari nziza, kuki hari ibibazo? Kuki hari umubabaro? Iki ni ikibazo cya mbere abantu bibaza. Mana ni ukubera ko ituma tugira imiruho, imibabaro hirya no hino idashira. Imana nta n'umwe yifuriza kugira imibabaro cyangwa se ibibazo.
abantu nibo bitera ibibazo. Kuki abantu bahura n'ibibazo sasa? Biterwa n'iki? No kuvuga ngo Imana yakoze cya kimenyetso, Imana yaguhaye rya sezerano, Imana yaguhaye urukundo rwayo, Imana yakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo ikwereke inzira nziza utayoba mugwa mu bibazo. Noneho weho yamanira aha, weho uyiteye umugongo. Iyo uteye umugongo rero nibwo unyura muri za nzira, kubera ko utayumviye. Uyiteye umugongo, irakubwiye ati jya ahangaha, weho ugiye ahangaha. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo hahandi Imana yakwerekaga ko ugomba kujya, wanze kuhajya, ugiye ahangaha. Ni ukuvuga ngo ujya aha, byanze bikunze urabona bya bibazo Imana ashaka gukiza, kubera ko yo yakweretse kujya iburyo, weho ujya ibumoso. Bivuze iki? Byanze bikunze Imana yanga ko ujya aha, kubera yari yamaze kubona ibibazo biri hari imbere kure, weho ntabwo ubibona. Kavuga ati ndagenda uko ngiye. Byarangira rero wahura n'ibibazo ugatangira kuza guhindukira Imana, kuvuga ati Mana, ibi bibazo kuki biri kumbaho? Kuki ndihura n'ibibazo? Nubwo utiteye, kubera ko Imana yakweretse ati nyura aha, weho uravuga ati ndanyura aha. Nuko rero abantu bahura n'ibibazo, barangiza mu bibazo bagatangira kuvuga bati Mana. Kandi bibuke cya kimenyetso rya sezerano, Imana yakweretse urukundo, Imana yakweretse byose ntabwo utagize, ariko uravuze ati no. Kamere muntu ikakwereka ko ugomba kunyura inzira yawe aho kugira inzira y'Imana. Nuko rero abantu bahura n'ibibazo, barangiza bakavuga bati isi Imana ibaho, bagatangira kwibaza ibibazo nk'ibyo. Batangira kubona abantu bakibaza bati Imana, abantu birirwa bavuga Imana. Tuzi ko hari insengero nyinshi, kuki zuzuyemo indyarya? Insengero kuki zuzuyemo indyarya? Kuki zuzuyemo indyarya? Niba insengero zifite ukuri, zikagira ijambo ry'Imana, abantu bakirirwa batubwira muze musange Imana, mukunda Imana, ariko tugasanga ko mu nsengero huzuyemo abantu b'indyarya, wabidusobanurira ute? Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bica abantu intege, kubera ko niba umuntu ajya mu rusengero yirirwa avuga Imana, akirirwa ahimbaza Imana, bigaragara amaso ya muntu, ariko noneho agahindukira agakora ibindi bihabanye abantu bita uburyarya. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bica abantu intege, bikavuga biti bagahita bavuga ngo ese ko n'abariya bari hariya birirwa bavuga ngo basenga Imana, kandi noneho barangiza bagakora ibi, bakirirwa babeshya abantu, bakirirwa bahemuka, bakirirwa bakora ibi byose, twe turajya gukora iki mu rusengero? Ikintu nabwira abantu nuko umuntu ntabwo umenya ukuntu yigaragaza cyangwa yishushanya inyuma ku mubiri. Umuntu ni kamere ye mu mutima, uko umuntu atekereza ineza, akavuga ati mfite ikinyo cy'Imana, ntabwo nakora ibibi kubera ko ntinya Imana, kubera ko nkunda Imana. Ya Mana mvuga ngo nkunda, nizera, ngomba gukurikiza ibiri mu ijambo ry'Imana, nkabishyira mu bikorwa atari mu magambo gusa. Abantu benshi bashobora bakavuga ibintu byose ngo bakunda Imana, bemera Imana, narabyerekanye mushize ko ushobora kugerageza abantu uyu munsi ugashobora gusanga nta muntu ukunda Imana. Ibyo nabiguha nk'ihame, nabikwereka, kuko iyo usomye iyi Bibiliya inshuro 2, 3, 4 5 kubyumva, uhita ubona ko ahubwo nta n'umuntu ukunda Imana. Bivuze ngo rero abantu bavuga ngo indyarya ziri mu biriziya cyangwa se mu nsengero, weho shaka Imana ku bwawe, usome Bibiliya, uyumve, numara kuyumva urabona ukuri ugomba gukurikiza ku ijambo ry'Imana ubwawe, utagendeye ku bantu, kuko wa munsi w'urubanza ntabwo uzagenda kuvuga ngo ziriya nsengero zaruzuyemo indyarya, hariya hari abantu b'abagome, ntabwo rero mpajya. Imana izakoza ati wafashwe mwanya wo kumenya. Imyaka naguhaye kubaho 20, 30, 40, 50, 60, 70, yewe n'ijana. Wafashe imyaka ingahe kugira ngo umenye ugire ubusabane nawe? Ese wari uzi ko ubuzima buzarangira ku isi, cyangwa se wari wibereye mu by'isi gusa? Ngaho rero kanguka, ntiwite ku by'abantu, ushakisha Imana ku bwawe. Kuko njyewe n'ubuhamya ntanga, ijwi ry'Imana ryanjye rirambwira ati kizwa, ngwino nguha agakiza, ndaryumva. Yamaye cya kimenyetso, imisezerano, ndayikurikira, ndayumva, mpita mva mu by'isi, nkurikira Imana, ndayishakisha kugira ngo nyimenye, ngerageze kwikunda, ngerageze kuba umunyakuri, ngerageze kuba umuntu koko ukurikira inzira z'Imana uko nshoboye, ariko
byibuze vuga ati izi nzira ndagerageza uko nshoboye ku buryo n'Imana izajya kuvuga ati aha n'aha uzaba ufite icyo wirebuza, kuko yo izaba ikubona mbere y'ibyo bihe byo kugira ngo tuzagere ku munsi w'urubanza. We kwita ku bantu rero ngo mubirize harimo indyarya, ucika intege, shaka Imana ku bwawe birashoboka, ugashobora kuba wasoma ijambo ukabyumva ubwawe kugira ngo wikorane n'Imana, ahubwo ube ari nawe ubera abandi urumuri, nabo bave mu nzira z'ubuyobe. Hari n'abandi rero bumva bavuga bati twebwe turizera siyansi, ntabwo dushobora kwizera Imana. Turizera siyansi, ntabwo twizera Imana. Ese kimwe na bamwe bashobora kuvuga bati turizera siyansi tukazera n'Imana. Abantu birashoboka ko bashobora kwizera byombi, siyansi bakizera n'Imana? No, ibyo ntibishoboka. Twaje gusanga ko siyansi njye yita ikinyoma Satani akoresha mu kuyobya abantu, ariko Imana iyo ufite ukwizera, iyo wizeye Imana ukayemera ugategereza, igerete iguha agakiza. Imana ihita iguha agakiza, kuko aka gakiza iyo ukakiriye niko kazakubera inzira izakugeza mu bugingo buhoraho. Twarabibonye muri 2019, abantu bose, isi yose yakurikiye ikinyoma cya Satani akoresheje siyansi, bagwa mu mutego. Ariko benshi ubu muri no minsi nzi neza ko bamaze kubona n'amaso yabo ko babeshywe, bavuga ngo barakurikira siyansi. Ni ukuvuga ngo abantu banze kwizera Imana, abantu batsinzwe iteka. Mpora ndeba ukuntu abantu batsindwa ibigeragezo by'Imana. Ugomba kwizera Imana kugeza ku munota wa nyuma kugira ngo ukizwe. No mu ijambo biranditse ngo uzizera akihangana kugeza ku munota wa nyuma niwe uzakizwa. 2019 yagombye kubera abantu isomo n'urugero ry'ukuntu ushobora kuba wibwira ngo wizera Imana, ukunda Imana, ariko ikigeragezo kimwe gutya gusa kireta kikunara kigakubita hasi, kikaba cyanakubuza ubugingo buhoraho. Izera Imana rero, uve muri siyansi. Ibyo bakubwira by'ibinyoma byose ubona bihabanye n'ijambo, bigarutse kuri kwa kundi kutamenya ijambo utararyisomeye, nibyo bitera abantu benshi ubuyobe, bagakurikira abandi iyo bagiye, bagakurikira imbaga, nyuma babona ukuri bagatangira kwicuza. Wikwicuza rero, shaka Imana, uyikunde, ikwiyereke, iguhe inzira ziboneye, kuko tuzi neza ko bishoboka. Imana yarabigerageje ku bantu bayo, turabibona kandi birashoboka. Umuntu ashobora kwizera Imana, isi tukayibamo ariko tutarabisi, tukabona iby'isi tukabirebera kure, ahubwo tukamenya iby'Imana yatubwiye n'isezerano n'ibimenyetso yaduhaye. Kuko tuzi ko ijambo Imana yavuze hano benshi bararikinisha, ariko rizahoraho. Ibintu byose bizagenda, ariko iri jambo rizahoraho iteka ryose. Shakira agakiza rero, ube mu Mana, wuzure umwuka. Ibigeragezo by'isi yose nibiza, nkuko byanditswe mu byahishuwe, ntacyo bizagutwara. Turi gihamya yuko ibyo bintu Imana yatubwiye ari ukuri. Ubu ni ubuhamya. Ikindi rero gituma ushobora kuba batizera Imana, cyangwa se ahubwo cyatumye wakwizera Imana, ibyo wanyuzemo ibigeragezo wagiye unyuramo. Ibi bintu abantu tubona byo ku isi ntabwo bishobora guhindura Imana. Bishobora guhindura Imana gute? Abantu bahorana icyizere cy'isi. Icyizere cy'isi, ibintu babonesha amaso, baba bashaka guhita bageraho uwo mwanya. Ibi byizere by'isi rero bashaka kugeraho nibyo biraza amasinde. None abantu babona batabigezeho muri ya myaka bihaye, bagatangira gucika intege. None babandi batekereza ku Mana gato bakagenda bagwa. Ahubwo komera ku kwizera kwawe,
ubifashwamo n'akagakiza nakubwiye, kuko ibyo dutekereza byose twibwira ngo mu myaka ine nzageza ku iki. Iyo bitabaye benshi bacika intege, ariko niyo bitabaye ahubwo komeza ushakishe, urebe, wibaze Imana kuki itari kuba. Nk'ubu ushobora kubona Imana yaraguhaye nk'ikintu, Imana iguhaye cya kimenyetso, Imana iguhaye igihamya, noneho ugakomeza ugategereza ukibaza kuki bitari kuba. Iyo wibajije kuki bitari kuba, njyewe ngubu uko nabibonye mpita nibaza n'iki ndi gukora njyewe kiri gutuma ntagera kuri biriya bintu Imana yansezeranyije. Ntabwo nsubira ku Mana ngo njye kwibaza Mana kuki bitari kuba, kuki bitari kuba, ahubwo mpita mbona Imana yarambwiye ibi bintu bizageze gutya, none kuki itari kuba bimeze. Mpita nireba mpita mvuga harimo ikintu uri gukora kitameze neza. Niki bya bintu Imana yanyeretse nakora kugira ngo bijye mu nzira z'uko Imana yabivuze yabigennye. Ni ukuvuga ahubwo ntangira kuvuga ati uzi ko bya bintu bikomeye, ndigaye Imana nkareba Imana irambona iti, Imana yarambaye byose ishyira hasi, ariko dore byose biri imbere yanjye, ariko naniwe kubikora. Nibwo utangira kwirebaho ukavuga uti ndebe, nige, njye mu ijambo ndebe icyo ibintu Imana yambwiye uko bisobanuye, uko nabigeraho nkoresheje ijambo ry'Imana, atari ugukoresha bwa buriganya twavuze, atari kubindyarya bimwe baravuga ngo mu Bibiliya mu nsengero huzuyemo indyarya. Jya mu ijambo urebe igisubizo cy'ikibazo ufite byerekeye iby'Imana yagusezeranyije, niko tugomba gutsinda. Niyo mpamvu dufite iri jambo tuzi ko ari ryo ku cyumweru kuwa gatandatu gusa abantu bagiye mu materaniro cyangwa mu rusengero. Iri jambo bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Buri gihe wagira ikibazo, wabona utageze ku bintu Imana yagusezeranyije, ukirukira aha, irukira amaha. Abenshi babikora bamererwa neza, abenshi batabikora nibwo ubona tugenda duhura n'ibibazo, kuko yaba twabikoraga buri munsi twavuga tuti iki ntabwo kigenda neza, reka njye kugishakira amaha nshakamo igisubizo cyacyo, twagira ubuzima burushijeho kumera neza. Nkaba ndagize rero nguha ijambo ry'ubwenge rigira riti, ntuzavugishe Satani, uzabwire Satani ko akwiyegereza akubwira twa tugambo twiza turyohereye, tuvuga ati ntureba se Imana yarakubwiye ngo ibizaba bigezeho none ntabwo uri bigeraho, reka njyewe nkwereke inzira unyuraho. Yaba magambo yaba mu bantu, uko Satani akorera mu bantu, akakwiyegereza akubwira ayo magambo, akaguca intege, ariko izo ntege akaziguca muri za nzira z'Imana, akujyana mu nzira ze, akwereka ko ibintu ari byiza. Ingero ni nyinshi za 2019, fata ibi bintu ni byiza kuri weho, bizakugira akamaro bigeze gutya na gutya. Kandi bya bintu biri kukujyana mu irimbukiro, nubwo Satani agumye amaso agahita akwereka ko bimeze neza ako kanya byihuse, wowe ugahita uva muri bya bintu by'Imana urimo, ugahita wirukana, ugahita ujya mu by'isi, bya bindi bikurimbuye akanya gato. Ariko nubwira Satani, ntuvugishe Satani, ukamubwira Satani, ndeka ibyo mbwira byose ntabyo numva, kuko njye nzi neza ko mfite ikimenyetso cy'Imana, hakiyongeraho isezerano ry'Imana, hakiyongeraho urukundo rw'Imana, kandi nzi neza ko Imana ibaho. Ngerageje kukwereka ibyo nanyuzemo, Imana yagiye inyuzamo, nzi neza ko Imana ihari. Isezerano Imana yampaye, ikimenyetso Imana yampaye, byose ni gihamya yuko byanze bikunze ibibazo ndimo, uri kunyereka ushaka kumfatiranamo, nzabivamo nkabicamo, nkaba uko Imana yanyeretse, atari wowe ushaka kunshuka ngo njyane mwirimbukiro. Nuko rero wipakurura Satani, ukagira icyizere Imana ukurikije ibyo yakweretse, ukayubaha, ukayizera, ugasoma ijambo ryayo, cyane abatari bakira agakiza ukakira agakiza, ubundi ukareka ayo maganya y'ibibazo, kuko urebye Imana nta na rimwe ishaka ko tugira ibibazo, ahubwo ibibazo nitwe tubyitera. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom.